Yesu Kristo nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'Imana n'ubundi turacyari mu minsi ya Pasika. Tugiye kureba ijambo ry'Imana ryerekeye ku rupfu cyangwa se ku kuzuka kw'abapfuye. Imana itugire neza. Bene data rero ni byiza cyane ko uyu munsi wa none wasobanukirwa ku bijyanye n'urupfu ndetse no kuzuka kw'abapfuye. Imana itugire neza. Rero twahawe isezerano ry'izuka mu ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho ni 5 umurongo wa 28 ndetse n'uwa 29 aranditse ngo nimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo. Imana itugire neza. Abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Imana yo mu ijuru idufashe bene data bavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana twasezeranijwe ngo ntidutangazwe nabyo ko abapfuye bazazuka. Abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira ngo gucirwaho iteka. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Bibiliya rero igenda ibisobanura neza. Ni ukuri abapfuye bazongera kubaho, kandi ku munsi w'imperuka rwose azabaho igikorwa twateguriwe n'Imana cyitwa izuka, cyangwa se mu rurimi rw'amahanga resurrection. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data bavandimwe rero twitegura uwo munsi ukomeye w'iteka wo kuzura abapfuye bakongera bakabaho, kandi isi kongera igahindurwa. Imana itugire neza. Rero ibi ngibi reka mbibabwire kuko Yesu Kristo ubwe yabaye itangiriro ryo kuzuka, niho ibyiringiro byacu biri. Imana itugire neza. Nuko ngo ibi bivuga ko abantu bose bapfuye bazazurwa, ariko izuka ryabo rizashingira ku mibereho yabo babayeho bakiri mu isi. Imana itugire neza. Nuko ngo ibyo wakoze ubuzima bwawe wabayeho mu isi nibwo buzakwemerera ni ukuri kuzukira ubugingo cyangwa se gucirwaho iteka. Imana itugire neza. Nuko ngo rero ubugingo bwacu tubutunganyiriza mu isi. Bene data bavandimwe, birababaza cyane kubona umuntu yanga gukorera Imana, umuntu yanga kwihana, umuntu yanga gukora imirimo myiza, ahubwo agakora ibiteye isoni, agakora ibijyangwa n'amaso y'Uwiteka kiri mu isi, kandi azi neza ko igihe cye kiri bugufi. Birakwiriye rero ko twatekereza tukareba kure kugira ngo ubugingo bwacu buzarame. Imana itugire neza. Rero reka turebe noneho izuka ry'abakiranutsi n'abatizera uko bizagenda. Nuko ngo Bibiliya igaragaza ko hari izuka ry'abakiranutsi n'iry'abatizera. Abakiranutsi rero bazazurwa kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Imana itugire neza. Bene data bavandimwe, abakiranutsi bazazurwa kugira ngo babone ubugingo buhoraho cyangwa se babeho iteka. Ibijyanye n'abakiranutsi cyangwa no kuzurwa kw'abakiranutsi bagahabwa ubugingo buhoraho nabyo wabisanga muri Luka 14:14. Noneho abatizera bazazurwa ku munsi wo gucirwa urubanza, ariko bazazukira gukorwa n'isoni. Imana yo mu ijuru iturengere. Reka na hano turebe ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice cyaho cya 20 n'umurongo wa 12. Haranditse ngo mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugira neza. Bene data rero abatizera ni ukuri bazacirwaho iteka. Ni ukuri nta ngingo n'imwe ihari yo kubarengera kuko barabwiwe kandi barumvise. Rero uyu munsi wa none mwene data, reka uzazukira ubugingo, reka abawe bazazukira ubugingo kuko wabitayeho. Reka inshuti zawe cyangwa n'abandi bose mwahuye mwamenyanye nabo bazakugirireho umugisha. Imana itugirire neza. Rero bene data bavandimwe, birakwiriye ko uyu munsi wa none wakwitunganya, cyangwa se uyu munsi wa none watekereza ku bijyanye no gupfa ndetse no kuzuka, kuko Imana yo mu ijuru nikidushakaho. Bene data rero reka mbabwire nanone uko bizagenda ku munsi w'izuka. Imana itugire neza. Yesu azagaruka avuye mu ijuru. Twabisanga mu Batesalonike ba mbere ibice byaho 4 umurongo wa 16. Nuko ngo Yesu ubwe azagaruka avuye mu ijuru kugira ngo aze kurenganura, aze guca imanza, kandi abapfuye bizera bazazurwa
mbere. Niko bizagenda, ni ukuvuga ngo umuntu wese wapfuye yizera umwami Yesu Kristo nk'umukiza azazuka mbere, naho abazaba bakiriho icyo gihe bazahindurwa ako kanya bakazabana n'Imana iteka ryose. Imana itugirire neza. Rero bene data bavandimwe, nsoza haranira kuzazukira ubugingo cyangwa uharanire kuzabona Imana, kuko nibyo by'agaciro kurusha ibindi byose twashaka. Rero nk'uko nari mbibabwiye, reka turebe izuka uko bizagenda. Izuka ni igikorwa cy'Imana cyo kuzura abapfuye, mbese ni igikorwa Imana yasezeranyije abantu bose batuye mu isi ko izazura abapfuye. Ni ukuvuga ngo rizabaho ku munsi w'imperuka, niko Bibiliya itubwira. Ni ukuvuga ngo abizera Yesu bazazuka bahabwe ubugingo buhoraho, abatizera nabo bazazuka bacirwe urubanza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data rero bavandimwe, mu magambo make cyangwa se mu mpine, ni uko nguko bizagenda. Izuka rizabaho kandi rwose rizabaho ku munsi w'imperuka. Ni ukuvuga ngo abizera Yesu bazazuka bahabwe ubugingo buhoraho, abatizera bazazuka bacirweho urubanza. Imana rero ikomeze itugirire neza. Bene data bavandimwe rero, uyu munsi wa none ni wowe ubwirwa kugira ngo nawe utegure ubugingo bwawe. Icyo nabonye cyo nuko turi mu isi, ariko uko twaba mu isi kose ni ukuri ibintu byose bijya birangira. Ni ukuvuga ngo ibyo twaharanira byose birashira bikarangira. Ni ukuri uko umuntu yakomera kose, uworoheje, ukomeye, uyobora n'uyoborwa, abo bose igihe rwose kiragera bakajya mu gitaka, nabo bagategereza kuzacirwa urubanza rw'ibyo bakoze. Nta mpamvu n'imwe rero dufite cyangwa se twazireguza y'ibijyanye no kudakorera Imana, kuko uyu munsi wa none abantu benshi bari kwanga gukorera Imana, ariko byanze bikunze ni ukuri Imana iriho kandi rwose izaza, amaherezo ni ukuri izaza, tuzayibona. Imana itugirire neza. Nuko rero bavandimwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo bimeze bizagenda. Ni ukuvuga ngo umubiri wacu urapfa rwose, wabibwe ari uwo gupfa, cyangwa se Imana yawuduhaye ari umubiri uzabora, ari umubiri uzasubira mu gitaka. Kandi rwose uwo mubiri wacu ntabwo ukwiriye kudukerereza, ahubwo dukwiriye kugerageza umubiri w'imbere, kugerageza ubugingo bwacu kugira ngo nabwo tubushyire ku rugero rushyitse, tuzabashe kubona Imana mu maso, cyangwa se ntituzakorwe n'isoni ku munsi w'urubanza. Ni ukuvuga ngo umubiri wacu ubibwa ari umubiri woroheje cyangwa se umubiri wo kubora, ariko uzazurwa ari umubiri wahinduwe, ari umubiri w'umwuka, ari umubiri wahinduwe utakimeze nk'uyu nguyu mubona cyangwa se mubonesha amaso. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo bene data, uyu mubiri wacu uzapfa, uzashiraho, ariko dufite ibyiringiro ko tuzazuka. Imana itugire neza rero. Izuka ry'abakiranutsi n'abatizera rizabaho, kandi abakiranutsi bazazukira ubugingo buhoraho, naho abatizera bo bazazukira gucirwa urubanza ndetse bacirweho n'iteka. Kandi umubiri wacu uzahindurwa. Imana itugire neza. Ni ukuvuga ngo rero bene data, Yesu azagaruka avuye mu ijuru, kandi abapfuye bizera bazazurwa mbere. Imana itugire neza. Abariho icyo gihe nabo bazahindurwa kugira ngo nabo bazamurwe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nababwira ngo muze dukurikirane ijambo ry'Imana kandi turikunde. Imana izatugirira neza kandi tuzasarura ubugingo buhoraho nitwizera umwami Yesu Kristo, tukemera gukorera mu kuri no mu mwuka. Imana igataha muri twebwe. Amahoro n'imigisha nibyo mbifurije. Shalom, shalom.